sinatunga ibintu wowe gatuye ufite ibintu ku mutwe azi kuri stani yigende sinatunga ibintu ngo nunge nta watuye umutwe niko se wambwaho warya ibiti ugatunga amadolari ntabwo ko shaka acira muri iki gihe wabiriye nibajye kukubaza kuva ryari warinjiye idini ya Islam koze nayinjira kwinjira idini z'ubushake bw'umuntu wacyataba shana urambaza igihe ninjira idini wowe ubundi usengereye shana mukonye nabaye mu Islam kandi ndiho urabimbuza ute God have mercy upon us. Abumbi hakiri kare bajye gufutura nijyaho usigaye uzi ukuntu byitwa akiri aho mukonyine wa mbere mbashije kubona uzi n'amazina yabyo Ladies and gentlemen, the show is about to start. umunsi ni ukujya sari kabisa uyu munsi turasari tutayi ku byata byose kuko tutari abasilamu amazani yegereje sha ni ukujyana n'udutabo tw'abasilamu ahubwo sirangiye hano n'umuntu arayica watera ibigambo byayo ko naje kugana rurarwana kiracyata ndagica ubone koko ariko ja kera nabwiraga ngo abasazi nabambaye imyenda isa nabi sigaye bambara n'amakanzu God have mercy upon us. kuva ryari se sha sigaye noneho urabaye mu Islam ukiri kundeba nisomeshwa tuno dutabo nacyo kiri kwihugishwa ubundi bugambo ko ntago ngana biriya byana n'ibisatsi bibi nk'iyi minsi gusara bishaga bisaba gushirika ubute I don't want peace. I want problems always. niko se ponzi ko nta mukonyine kuva navuka nari nabona wo mu Islam nibe bisaza byafasha kwanza konyine n'amadini bihurira hakumenya n'ubwanwa babuguteyeho Ile smoke ibo. ubundi twegereje ku gihe cyo kuvumba nta mukonyine uvumba bihari abana b'inyamirambo mani igihe nazengurukiye umurwa wa Kigali nkayo mwana w'inyamirambo niko bwa mbere mbonye umukonyine wambaye ikanzu y'abisilamu ariko byatangaye mutashaka urambaza iby'ikanzu y'abasilamu bagira aho basengera n'abatemera kubasengeramo umwana w'umutarasa wamubyiwe nigute agiye ntajya gusenga icyata God have mercy upon us. niko shasha mubaza uzi gukanda umuceri uzi gukanda umuceri simundi nkaya watunga ibisatsi ubundi uraryama wacyata ubundi watunga ibintu wowe gatuye ufite ibintu ku mutwe azi kuri stani yigende sinatunga ibi bintu ngo nunge nta watuye umutwe niko se wambwaho warya ibiti ugatunga amadolari ntabwo ko shaka acira niwe kuntu barya sha ugiye kaguhekenya ibiti waba mutazi cyane n'ibyo mubashije wanyu Kigali ziriyemera To be mumu. uracana ngo mwavuze Kigali cyangwa Mumu. muri byata byigendera gusa mukuru wari hese ushatira se wambwaho mukuru wari he mukuru wanjye se yagiye kurisha karengana nawe ngengana nawe yagiye kurisha mukuru wabonye ko ari inka sha ajya kurisha sha wakwirwa wiruka inyuma y'inka ubundi ukabara kubima ubundi uragiye inka 10 ubu ya 11 kwari umirirwa ngo turi inka ahubwo mambwira mugiye kuvumba kuko nta nubwo muvura abanyamwuga mubwire rero wambwira ise wacyata niba ari mukuru wanjye washakaga umva ako nako muri iki gihe wabiriye nibajye kukubaza kuva ryari warinjiye idini ya Islam koze nayinjira kwinjira idini z'ubushake bw'umuntu wacyataba shana urambaza igihe ninjira idini wowe ubundi usengereye shana mukonye nabaye mu Islam
kandi ndiho Jesus! urabimbuza ute se Jesus! aha mbese nabikubuza gute ko igisibo cyegereje uranga komeza umayamaye ntabwo uzi ibyo urimo sha kamubwira sha nawe ngana urengeye ndi mukuru hano igihe kigeze amazani yegereje bro God have mercy upon us. abumbi hakiri kare bajye gufutura nijya usigaye uzi ukuntu byitwa akira aho aho konyine wa mbere mbashije kubona uzi n'amazina yabyo